Colonel Nanga yakomeje asezeranya abaturage bariya mu mujyi wa Bukavu ko mu minsi ibiri azaba yashyizeho abayobozi bariya mu mujyi wa Bukavu, azashyiraho guverineri mushya, azashyiraho ba visi guverineri babiri, meya w'umujyi, ba burugumesitiri babiri n'abayobozi ba teritwari hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga akimara gusoza iyi nama yari yabereye hari i Bukavu, nibwo abaturage barimo bitegura gusubira mu mirimo yabo cyangwa se basubira mu kazi kabo, bitewe n'uko inama bari bajemo yari irangiye. Nibwo mu minota mike itarenze ibiri abaturage bakiri aho ngaho, nibwo gerenade zigera kuri ebyiri zaturikiye hagati mu baturage. Abaturage benshi barapfa basiga ubuzima, abandi benshi cyane bakwira imishwaro barirukanka, abakomeretse nabo ni intere ziri aho ngaho. Hakomeje hagaragara hariya mu mujyi wa Bukavu ko ahazwi nk'hariya kuri Place d'Independance hakomeje hagaragara imirambo myinshi y'abaturage benshi biciwe muri iki gitero. Nyuma yaho gato rero, nyuma y'icyo gitero cyari kigabwe kuri M23 iri kumwe n'abaturage ibihumbi magana bari bitabiriye iriya nama Colonel Nanga yari yatumiyemo abaturage. Uyu perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yakomeje agaragaza ko kuri uyu wa 27 Gashyantare mu mwaka wa 2025, nyuma y'iminota inama irangiye yari yahuje Colonel Nanga ndetse n'abaturage bariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibwo umubisha yahise anaga ibisasu byinshi cyane mu baturage bari basoje iriya nama yari iri kubera hariya mu mujyi wa Bukavu, bikaba byateye impfu nyinshi n'inkomere mu basivile b'abaziranenge. Perezida wa M23 mu bya politike Bertrand Bisimwa yakomeje agaragaza ko leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ibitero mu baturage hagati. Bisimwa Bertrand yakomeje agaragaza ko leta ya Kinshasa ikomeje kuhohotera abaturage b'inzirakarengane, nk'aho muri Kivu y'Epfo mu minsi yashize byagaragaye ko yagiye yohereza za drone z'intambara zikarekurira ibisasu byinshi ahatuwe abantu benshi hariya mu majyepfo ya Kivu, bigahitana abaturage batari bake hariya muri Kivu y'Epfo. Amakuru ava i Bukavu aratubwira ko rero ubu ngubu AFC M23 ikomeje gukaza umutekano hariya haberaga inama hariya mu mujyi wa Bukavu, aho umutwe wa M23 mu by'ukuri wababajwe n'ibitero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kubagabaho cyangwa se kwica abaturage b'inzirakarengane hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.